tuguha ikaze wowe uri kutwumva waba uri mu masaha ya mu gitondo nawe uri kutwumva ugeze ku masaha y'icyamunsi nawe uri kutwumva rero uherereye mu masaha y'umugoroba ngira ngo uyu ni umwanya nka Mazo TV tuba tugarutse muri updates tukubwira ngo nta kindi uretse kuba wadushigikira ugakanda subscribe cyangwa se sabone ukibuka gukanda kuri notification bell kugira ngo ikiganiro tuba twaprodinze tayari ujye ubona notification ikubwira ko Mazo TV twamaze kuba tugera muri studio. Bakunzi ba Mazo TV rero kama kawaida nta handi tuba tugiye kwibanda ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mubizi ko ari ishiraniro ry'urugamba rimaze igihe kirekire ruhanganishije umutwe wa M23 ndetse na coalition ya FARDC igizwe n'ingabo z'u Burundi, abacancuro umutwe wa FDLR ndetse n'inyeshamba za Wazalendo. Muri iki kiganiro rero ntabwo ngiye kwa nyine muri za updates ngiye kubamarukana n'umuvandimwe Deputy ni ku murongo wa telefone sinzi niba Deputy uri kunyumva. Komera Deputy komera amahoro y'Imana bane nawe. Nawe kandi muhorane. Dutagiye amagambo nk'aya bapadiri sinzi niba uyu muri puko kuntu uragenda ubanza turirimbira za kiliziya. Maria mubyeyi. Ariko twanaziririmba tugahekeza umuvandimwe bakatiye. Umuvandimwe bakatiye ibiramvugo cyangwa birabyemezo bidashinga nta kiba kidasanzwe n'ibyabindi nyine baba barahereye kera bavuga bikabananira kubishyira mu bikorwa biriya biba biri ibingaho biza bikarangira bazamukura isi. Dore umugabo yatanze ubutegetsi abutanga ku neza ariko baramubwira uwo yahaye ubutegetsi uwo yahaye intebe niwo umwigarana. Nibyabe bavuga ngo ubugira neza bw'intwari bwayigonze izosi biriya biri kuba biriya birimo kuba rwose. Yes, Deputy rero tugiye kuba tumanukana muri za updates zigezweho muri aya masaha. Nta kindi rero mu biri kuvugwa n'ibicaracara mu bitangazamakuru nikatirwa ry'igihano cy'urupfu cyangwa se ngo ni igihano cya burundu cyane igihano cy'urupfu. Igihano cy'urupfu wahoze ari perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wakiyoboye imyaka 18 akaba ari nta wundi Joseph Kabila Kabange umuhungu wa Laurent Desire Kabila. Ubu ngubu rero twavuga ko aho yicaye azi ko igihe yafatwa hose mu gihe cyangwa se yabakandagiye mu butaka bugenzurwa na guverinoma birumvikana nta kindi ntabwo yaba kigarutse yakatiwe urwo gupfa. Rero ngira ngo ese Kabila wayoboye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imyaka 18 ngira ngo tubiganireho neza. Ese ni kubera iki yafatiwe ibi bihano? Ese byatangiye bite kugira ngo bigere aha ngaha aho kuba yakatirwa kandi ari umuntu twavuga ko nk'umuntu kaze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Urumva na Tshisekedi uri ku ntebe ubu ngubu ntabwo yayobora cyangwa se ngageze ku myaka Kabila yayoboye kiriya gihugu. Reka ntangire nsuhuza kandi nashimira abakunzi ba Mazo TV barimo kudukurikira 5 bakoze subscribe bagenda basharinga inkuru zacu twitegura ko bagenda kubikora mashimira cyane kandi inkoramutima. Ni muri ya makuru rero n'ubundi tugenda tubagezaho mu buryo butandukanye ariko by'umwihariko inkuru ya Kisi urundogoro wahoze ari perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariwe Joseph Kabila wayoboye igihugu imyaka 18 bikarangira asimbuwe na Felix Antoine Tshisekedi ku gitutu n'igitugu cy'uyu muyobozi Felix Antoine Tshisekedi akaba yategetse urukiko cyangwa se mu myanzuro urukiko rwafatiye uyu Joseph Kabila dore ko yaraherutswe no kwamburwa umwanya w'ubusenateri n'ubuzima bwe bwose, hakaba hiyongeyeho no kuvuga ngo akatirwe igihano cy'urupfu. Mu by'ukuri
ibyagendeweho nta bindi ni uko abarizwa muri akise cyangwa se mu cyanya kigenzurwa n'umwanzi ariwe AFC M23 ariko mu by'ukuri mu busesenguzi buri gukorwa cyangwa se buri kugaragara ni uko kuba aribwo akatiwe kino gihano cyangwa se aribwo afatiwe kino cyemezo mu by'ukuri bari barabuze aho bahera si ukuhabura ahubwo mu by'ukuri bagifashe kino cyemezo ari uko batigeze babona impamvu ya nyayo ifatika yo kuvuga ngo babe bamuhana ku ikubitiro agikandagira kuri buriya butaka kuko mu by'ukuri kuhagera kuba atakiri perezida ari umuturage cyangwa se kuba yagera muri biriya bice bigenzurwa na AFC M23 nta iminsi yari ihari ahubwo we yakagombye kuhagera nk'abandi bantu bose basanzwe kuko nabo muri UN baturutse mu miryango igiye itandukanye barahagera kuba rero yarahageze akahaba akagera za Bukavu akagera muri Goma no mu bindi bice bigiye bitandukanye deja Kinshasa yahise yifata ko aje n'ubundi yarasanzwe ahigwa kuko yari yarahunze igihugu yerekeza muri Namibia murabizi yagiye yitabira inama zigiye zitandukanye aturutse mu buhungiro ariko kuba yarafashe icyemezo mu kwezi kwa kabiri akaza hariya muri Goma mu bice bigenzurwa na AFC M23 ni ukuvuga ko we yaraje byateje urujijo biteza kuribwa imitima kw'abantu ba Kinshasa ariko mu by'ukuri ntabwo bari guhita bafata icyemezo cyo kuvuga ngo reka tumuhane cyangwa tumukatire runo rubanza urabizi noneho abari ahari kubarizwa biriya bice bose bakatiwe ubwo gupfa yaba generali Makenga yaba Colonel Nanga ndetse n'abandi bagiye batandukanye bahedinze AFC M23 bose bakatiwe ubwo gupfa rero kuba bashyizeho kino cyemezo nibwo bakatiwe ubwo gupfa bo ngabo nari mvuze mbere bakaba batari bafatwa bakaba n'uwo bakatiwe ubwo gupfa ari mu bice by'abo ngabo nyine abo ngabo bakatiwe kumva ni itsinda cyangwa se iyo koalisiyo yose ikatiwe ubwo gupfa ahubwo ibi ngibi bigiye guteza imbaraga zikomeye zo gushyira hamwe kugira ngo abo bari kubakatira ubwo gupfa babahigisha ubuhindu cyangwa se nabo bagira icyo bakora kugira ngo basigasire uburenganzira ndetse n'ubuzima bwabo cyane ko mu by'ukuri n'ubwo urukiko rwahise rutegeka ko aho ari hose yafatwa ntabwo kuvuga ngo kumufata biroroha yego byabaho ariko ntabwo byaborohera muri rusange rero ibi ngibi leta Kinshasa ikaba iri kubikora mu rwego rwo kugira ngo ugere gusa n'icecetse mu maso ya rubanda rw'abanyekongo rushyigikiye regime ya Kinshasa ahubwo bari kubikora ni nko gufata imyanzuro y'ubutitsa ariko itagira icyo ifata itagira ikigeraho muri rusange. Yes, none depyo tukiri aho ngaho ndagira ngo nanone umfashe muri ubu busesenguzi bw'ibijyanye na Kabila ni umuyobozi wayoboye Kongo mu gihe nanone M23 yarwaniraga kuri ruriya butaka niba ubyibuka mu mwaka wa 2009 ndetse na 2012 niba ubyibuka. Kabila ari mu barwanyije M23. Ubwo ngubwo nanjye ndasa nkaho hari aho ngiye kubariza ese Kabila nk'uwayoboye Kongo iriya myaka ingana kuriya kandi akaba ari mu barwanyije M23 nyuma yo kuva ku butegetsi akajya mu buhungiro nyuma yo kuva mu buhungiro ubwo yagiye Namibia ava Namibia ajya South Africa avuye South Africa yerekeza hano mu mujyi wa Goma. None Kabila byari ngombwa ko ajya mu bice bigenzurwa na M23 nk'umuntu wayirwanyije nawe ku butegetsi bwe. Ese Kabila ku butegetsi bwe ntabwo yari azi icyo M23 irwanira? Ese Kabila nyuma yo kuva ku butegetsi nibwo yamenye icyo M23 yabirwanira? Turagendera muri uwo mujyi n'ubundi nibyo narenze n'uwatangijeho nkubwira mvuga ni kuba
by'umwihariko buriya biramuye kubona umuntu muhuje umwanzi ngo unanirwe kuba wamwijoyiningaho kugira ngo umenye ngo ese warakwangira iki arakuziza iki ese ni iki muri rusange ariko kugenda rero uwo muntu iyo mumaze gukura mukabona ko muhuje umuntu banga muri joyininga mukavuga muti se uyu muntu tuzamwitwayeho gute cyangwa se tuzashaka uburyo dukemura ikibazo dufitanye gute none wa wundi uri kubahiga yabona cyangwa se abadashaka imishyikirano muhita mwishyira hamwe mukavuga muti reka twishyire hamwe tube hafi cyangwa se tubane bugufi tube turi kumwe kugira ngo mu by'ukuri turebe uburyo twashyira ibintu ku ruhande hano rero uramajije uti Joseph Kabila yayoboye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo M23 yararwanaga icyo gihe aba ari nabwo itsindwamo ijya mu bice bigiye bitandukanye muri Uganda abandi bajya mu Rwanda rero hano mu by'ukuri hari imbaraga yari afite hari imbaraga yari afite ku mwanya w'ubutegetsi kandi baravuga bati ubundi ubusanzwe iyo umuntu udashoboye kumurwanya yakunaniye ntako utagize uramuyoboka kuvuga ngo bivuze ngo Joseph Kabila yaba yaravuye ku buyobozi kubera ko we ntabwo ari ukuvuga ko yatsinzwe amatora ahubwo ntiyigeze yiyamamaza ashobora kuba yaravuye ku buyobozi kugira ngo asange ziriya ngabo z'impinduramatwara za Kongo arizo Armée Révolutionnaire du Congo zino za M23 yego ntabwo ariyo mpamvu ntabwo aricyo cyamukuye ku butegetsi ahubwo cyangwa se cyatumye ari ku butegetsi ahubwo kuza kwijoyininga muri AFC/M23 ntabwo yari abifitemo plan cyangwa se nta mugambi yari abifitemo ahubwo byaje ari mu bihungiro nibwo yagize igitekerezo kuvuga ati ese bari abantu ko umaze gusobanukirwa neza ikiri gutuma barwana kuko buriya kugira ngo ukumveke abantu cyangwa kugira ngo bereke ibyo ushoboye cyangwa ibyo uharanira bitabirwaniye ngo bishyireho umutima ntabwo bijya byumvikana uri kumva Joseph Kabila yavuye ku butegetsi ntabwo ari igitugu cyangwa se nta zindi mbaraga zari ziri kumukuraho ahubwo n'ubushake bwe aba mu gihugu nk'ibisanzwe ariko nyuma uwamusimbuye we yahaye ubutegetsi birangira n'ubundi amuhize nibwo yagiye mu buhungiro yaratekereje ati ese njyewe igihugu nayoboye ndi umunyagihugu ariko ubu ngubu ndi impunzi gute ndi impunzi bariya babaye impunzi gute njyewe ntajya mu bice barimo tubyumvikane neza kuba Joseph Kabila yaraje akiyuzana AFC/M23 ntabwo byonyine n'ikimenyetso cyerekana ko yaje ayobotse nubwo bitagiye cyangwa se bitabaye official ngo bakorane hagira ibikorwa bimwe na bimwe bakorana Joseph Kabila ageze Ingoma agera na Bukavu bivuga ko yagiye anayobora inama za gisirikare zitandukanye ngo zijyanye no kuyobora ibikorwa by'ubushotoranyi nyine niko ku ruhande rwa guverinoma bagenda bavuga nyine ngo kandi ngo ko yakoze ngo igenzura mu bigo by'imyitozo by'inyeshamba za AFC/M23 urabyibuka yigeze kujya muri cya kigo gikomeye cya gisirikare cya Rumangabo ibyo ni ibirego kuba yageze mu kigo cya gisirikare ni ukuvuga ngo byonyine kuba yarakandagiye Ingoma akagera Bukavu ni ukuvuga ko ntawe yari ahejwe byonyine nk'umuntu ufite experience ibyo nubwo yabikoraga ntabwo yabikoze mu buryo biri official nk'urugendo rw'akazi cyangwa se nk'umuntu ugiye gutanga amahugurwa mu buryo ariko tukiri aho ngaho Kabila nta nubwo abujije kujya mu kigo cya gisirikare kuko si yabaye umusirikare w'igihugu ntabwo yari umusirikare w'igihugu ni nk'uko nawe uri umusivili ushobora gukenera gukora urugendo runaka bitewe na analysis ugiyemo bakakwemera ukagenda rero sinzi impamvu babitindaho cyane kuko nta yari umusirikare w'igihugu ngo hari amabanga agiye kubamenera ibyo ngibyo nari ku mujyi ndavuga ni kuba yarageze hariya muri Goma na Bukavu ntabwo bimukumira kuba hari ahandi hantu yagera cyangwa se hari abandi bantu yahura nabo kuko n'abaturuka mu miryango ikomeye n'ubundi yaba muri UN n'ahandi bagenda abaza muri biriya bice rero kuhagera byonyine nta cyaha kirimo ahubwo bifatwa nk'aho ari icyaha
bicyaha kuri bariya nyine bamurwanya bahita bavuga bati wa mwanzi wacu yahise agenda yihuza na wa wundi ubwo nta kindi bagiye gukora ibihombi cyangwa se n'ubugambanyi deje naho ngaho nicyo ngicyo bahita batekereza kandi nawe ari wowe nta kindi uhita utekereza muri rusange rero kuba akatiwe igihano cy'urupfu kuko babonye ahamaze igihe bagize ngo mbere bamaze kugira ngo yaje mu ruzinduko urabizi yanahageze nyuma y'igihe gito n'ubundi ahita atanga disikuru cyangwa se imbwirwaruhame mu by'ukuri yise yageneye abanyekongo mu by'ukuri kuba amazeyo igihe kingana kuriya akiri muri Bukavu Kinshasa bahise babona ko yaje kuba umufatanya abikorwa muri rusange rero ibi ngibi bigatuma bakomeza gushyira ubwoba urabizi ntako Kinshasa itageze kugira ngo irwanye AFC/M23 ntako itageze kugira ngo ibace intege ariko bikarangira aribo bacitse intege ibikorwa bari gukora kuri ubu ngubu ni ibikorwa byo kuza bakubita bagenda nta kuvuga ngo baraza bahangane bajye kuri front line urugero nk'ibitero bari kohereza biri kugabwana za drone biza bisenya ikiraro deja biriya n'ibikorwa biza bigaragaza ko wacitse intege ikintu uri gukora ni ukugira ngo akana ako ariko kose wabona gashobora kwasisira uwo muhanganye kuba yakugeraho ubanza ugasenya hanyuma wibuka usubira inyuma ariko mu by'ukuri ni ikigaragaza ko bacitse intege rero uriya mwanzuro n'ubundi bafashe nta umuntu yavuga ngo n'ubundi bakabaye barawufasha akihagera ko n'ubundi ntacyo wari guhindura kuko nabo bakatiye ubwo gupfa ntibarabageraho kandi ndahamya ntashidikanya ko kubageraho byabagora rero ahubwo ibi ngibi bihaye urwaho rukomeye cyangwa se bihaye opportunity cyangwa amahirwe akomeye yo kuba noneho Joseph Kabila yatangira gukorana zeruye mu buryo bw'official noneho bugaragara na M23 mu buryo bugaragarira amaso noneho ntacyo yikinga nta nicyo yishe kuko deja Kinshasa ni umupfu ariko agomba kurengera ubuzima bwe cyangwa se nawe kugaragaza none ikimurimo n'ikimuraje ishinga ashobora kugira icyo abivugaho muri rusange tubyiteze ko ashobora kugira icyo atangaza kandi nacyo gishobora guhangayikisha ndetse no gukoma Kinshasa ari update nabonye ivuga ko n'ubundi ngo ku bijyanye n'icyo we ku ruhande rwari gutangaza yavuze ko agiye kwifatanya n'ubundi na M23 bakifatikanya noneho uwo nguwo wategetse ko agomba gupfa bakamusanga i Kinshasa ahubwo rikaba ari ryo herezo rye rya nyuma nibyo ndi kukubwira biriya noneho bitumye Joseph Kabila yinjira mu bufatanye na AFC/M23 mu buryo bw'ibintu kuko ubu ngubu byakoraga cyangwa se kuba hariya hari limite hari inzego atajyamo ahubwo ushobora kwisanga ahise anahabwa umwanya runaka muri AFC/M23 ugeze kumbaza uti ese kuki yayoboye akarwanya AFC/M23 kuri ubu ngubu akaba yaraje kwijoyininga nibyo nakubwiye ni iyo utashoboye kumutsinda cyangwa se iyo nta kutagize kugira ngo umurwayi uramwegera ukamenya icyo arwanira cy'ukuri ukamenya icyo arwanira ukamenya ngo se hariya yumvisha impamvu AFC/M23 iri kurwana atakiri ku butegetsi rero nawe yisanze yabaye nk'abo ngabo yarwanyaga n'ubundi bituma aza kwijoyininga nabo AFC/M23 bamubera ababyeyi baramwakira ikindi kandi n'urugero rwiza rurimo Corneille Nangaa nawe urabizi yari akuriye komisiyo y'igihugu y'amatora muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo i Kinshasa hariya nawe yari umwe mu barwanya AFC/M23 ariko yaraje n'ishyaka rye AFC habera amavugurura birangira n'ubundi nawe abaye M23 rero kuba yarahageze kandi Corneille Nangaa afite experience azi ibya Kongo ibya Kinshasa azi buri kimwe experience y'uwahoze ari perezida sinavuga ngo ni amahirwe akomeye M23 yagize ahubwo nuko ayo mahirwe wenda akaba ari ayo kuba abo ngabo
nabo babarwanyaga baraje bakijoyininga ahubwo ni uko M23 nayo yashikamye ikagaragaza impamvu irwana ndetse ikabiharanira ikabirwanira bikarangira abo ngabo bayirwanyaga bumvishe icyo irwanira nabo mu gihe bari bisanze nyine nabo bari mu mwanya bakaza bagafatanya bagaterana ingabo mu bitugu rero iki bakoze Kinshasa ahubwo bongereye ubushobozi mu buryo noneho bugaragara ku rwego mpuzamahanga bongereye ubushobozi AFC/M23 kuba yakorana noneho cyangwa se no kuba bikunze cyangwa se babibonye kuba Joseph Kabila noneho umuntu ufite experience wayoboye igihugu wabaye umusenateri wabaye umusirikare wayoboye igihugu imyaka isaga 18 izi ni imbaraga zikomeye noneho zo kuba bakwijoyininga bagakora ikintu gikomeye n'ubundi cyatungura cyangwa se cyahagama Kinshasa. Yes, ku bijyanye rero nanone n'uyu Joseph Kabila nanone ku ruhande rwa guverinoma baravuga ko nanone ari umunyarwanda. Ibi ngibi ntitubitindaho cyane bitewe n'uko nanone bavuze ko M23 nanone ari abanyarwanda. Rero biravuga ko ngo n'ibijyanye n'ubwene gihugu bwa Kabila ngashobora kuba afite ubwene gihugu bw'u Rwanda nawe akaba ari umunyarwanda nyine muri rusange. Ibi nibyo navuze ni ya myanzuro ni kwa gukomeza gutabaza avuga Kinshasa bavuga bati nyamara uyu muntu mumugize arimo amereye nabi nyine ukamugerekaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye n'ubundi urabizi babivuga ko AFC/M23 ngo ni abanyarwanda ubwo bivuze ugahita wibaza uti gute ubundi bisanzwe kubona perezida wayoboye igihugu nk'umukongomani cyangwa se nk'umunyagihugu muri rusange kuko ntiwayobora igihugu utari umunyagihugu aho wakiyoboye utari umunyagihugu waba wabaye umukoloni byongeye na Sumubyara nawe yayoboye icyo gihugu kumwita ngo ni umunyarwanda ni kwa kuvuga kwamukubita hirya no hino bya bigavuga tubiriye mu nzu nta gapfunda imitwe gukwirakwiza imvugo zizatuma isi igira icyo bivuga ariko byarabananiye kuko byinshi nakakayi barize AFC/M23 ntabwo byigeze bifata rero ibi ngibi ni kwa gukomeza kuvuga bati muri rusange gukomeza kugerageza kugaragaza ko nyine ateje ikibazo kuko ubwenegihugu ubundi ubwenegihugu ntabwo ari kashe wavuga ngo uguteyeho itazigera ikuvaho. Urabizi umuntu avukira mu gihugu runaka ababyeyi bari abo banyagihugu ariko agahindura ubwenegihugu akitwa ubundi wo mu kindi gihugu kitari cyo yavukiyemo. Rero ubwenegihugu ni icyangombwa gihindagurika. Kuba yafata ubwenegihugu bw'umunyarwanda ntibivuze ko atari umukongomani, ntibivuze ko umuco ndetse na kavukire ye ihindutse atari iyo muri icyo gihugu nyine afitemo umuzi n'inkomoko. Usibye ko n'ibyo ngibyo byo kuvuga ngo afite ubwenegihugu bw'ubunyarwanda ntawe yabirahiriye, ntabwo byeruye, ntabwo yabuhawe mu buryo, ntabwo bigeze bacekinga ibyangombwa bye ngo basange mu Bunyarwanda. Reka duce n'impaka nta n'ubwo afite ntabwo afite ahubwo ni kwa gukwirakwiza ubuvugo kugira ngo barebe ku isi. Ubundi isi kuri Kongo nubwo bigaragara ko ari nk'aho bari kuyivugira cyangwa bayishyigikiye, ariko ni bya bintu byo kuvuga ngo reka turwanye bariya bantu ariko bigahera mu magambo gusa bicariye. Ni ukuvuga gusa ati turavuze ngo turasabye ko ibintu nk'ibyo bitagira icyo bihindura nyine, kandi barabizi ko ibyo uwo bari gusubiza inyuma impamvu arwana cyangwa se impamvu ari guharanira ibyo ngibyo barayumva nuko bari kuyirengagiza. Rero kuba M23
noneho yatangirana gukorana na Joseph Kabila mu buryo bw'ibi noneho kuko kugeza ubu ngubu Kinshasa cyangwa se mu bindi bice bigenzurwa na FARDC banze ko ntawubaho Joseph Kabila banze ko ntawubaho ntawukiriho yabigizemo ntawukiriho nta buzima afite kuko nta rundi rubanza bazamujyanamo kuko barangije kurukata yageze mu bice bigenzurwa na leta ya Kinshasa ubwo ntawukiri muzima ntawukiriho hari icyo agomba gukora agomba kubungabunga ubuzima bwe ari kubarizwamo ndetse n'uwo bahuje umugambi n'uwo bari kumvikana rero ndacyabishimangira ni opportunity cyangwa se ni ubuhintebe cyangwa se nicyo gihe cya Joseph Kabila cyo guhaguruka kugira ngo noneho akorane n'izo nkunga yaba mu buryo bwa finance yaba mu buryo bw'ibitekerezo noneho agatangira akabitanga muri AFC 23 kuko deja Kinshasa aho banzuye ko ntawukiriho atagomba kubaho. Ikindi kandi nabonye amakuru avuga ko leta y'u Rwanda binyuze muri minisitiri w'ububanyi n'amahanga ndetse n'ubutwererane ambasaderi Olivier Nduhungirehe nawe akaba yanzuye avuga ko igihe cyose wongere gufatwa umucancuro afashwe na M23 kongera kumusabira inzira ku butaka bw'u Rwanda ibyo bigomba kwibagirana ibizabaho. Nanjye narenze ko update turariko yako n'ubundi turimo tugana ku musozo. Ibingibi yabitangaje no ku munsi yaje avuga ko nta na rimwe u Rwanda ruzigera rwongera guhereza uwitwa umucancuro wese utsinzwe urugamba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngahabwa inzira nganyure ku butaka bw'u Rwanda kuko byagenze mu minsi yashize ubwo bari abacancuro b'abanyarumaniya banyuraga hano muri Repubulika y'u Rwanda. Ibingibi akaba yabitangaje nyuma yuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yongeye gukoresha abacancuro b'abanyakolombiya bakoreshejwe ngo binyuze muri company cyase muri kompanyi ya Blackwater yowe na Eric Prince. Ibingibi rero sinzi ngo byo noneho ngo byo twasoza tubivuga hiki ariko iyi ni gasopo ivuze ko umuntu wese uzatsindwa ashobora koherezwa yanyura hehe se handi ni handi yanyura handi hari inzira buri ya hafi abari n'agasuzuguro kuko ibyo biriya ntabwo bibaho niba byaraye kubambere abakabiriza baraje bakabyimakaza ngo bazajya barabona inzira mu Rwanda ari naho umupangu bakozeho kugira ngo bahaze aho nyine bishore nibabona bakubiswe n'ubundi u Rwanda ruzabahindura bimenyerewe. Ubwo rero yabakuriye inzira ku murimo avuga ati mwari magambo arashatse kuvuga ati mweze mu Rwanda na AFC 23 yamuka bakubise wakinga inzira ku butaka bw'u Rwanda ibyo rwose mu bisige muri bije zanyu. Yakomeje avuga ko rero ngibi bidakwiye kubera ko ngo binyuranyije n'amasezerano mpuzamahanga arimo yayandi basinyiye i Washington peace agreements ndetse n'ayidoha ya Declaration of Principles aho yunga aya masezerano yombi rero agamije gushakira ibisubizo birambye ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo ariko ibiri muri aya masezerano bikaba bitandukanye ni biri kuba abakunzi ba Mazo TV. Ku rugamba rero nanone ni urugamba rukomeje guhanganisha M23 na Wazalendo hariya muri Rucuro. Ku munsi w'ejo rero muri Rucuro biriwe mu mirwano nabo M23 ariko bikaba nta bice yigeze yibikaho cyangwa se ngo Wazalendo ibyibikeho. Ni imirwano yabereye mu bice n'ubundi bisanzwe biba no ubwo navuga ko M23 isanzwe bifite iyo yari yatewe ni hariya rero muri groupement ya Bukombo naho imirwano yiriwe bikaba ku ruhande rwa M23
byarasize n'ubundi iyo groupement ya Bukombo ikideployinzemo ikirimo eneo zacu, ahubwo iyo yakubise sharinga ibitero bya Wazalendo ntacyo byatanze nabo ku ruhande rwabo. Bikaba bivuga ko rero n'ikibuga cy'indege cya Kisangani ngo ubu ngubu abo bacancuro bose ariho bicaye, nanone kubicaza aho ngaho ngo ni muri ya gahunda yo kuba leta ya Kongo yatangiye kwikanga rwose M23 hariya Ikisangani. Ni nyuma yuko rero M23 urabizi mu minsi yashize, sinzi niba rumvishize update, mu minsi yasize M23 hari abasirikare baherutse gupasinga. Abo basirikare bagera ku 2430 bose havuyemo brigade eshatu zose zerekeje Warikare, kandi nta Warikare nta Kisangani. Abo hose uburu kureba Kisangani, abo bose rero naho ngaho bari muri Warikare, bakaba bategerejwe hariya ipinga kwa bakubita n'ubundi berekeza he Ikisangani. Bikaba rero byatumye Republika ya Demokarasi ya Kongo izana ingabo zose ikazishira Ikisangani, ivuga ko idashaka cyangwa se itakongera gutakaza uyu mujyi wa Kisangani nk'uko umujyi wa Goma n'uwa Bukavu byagenze. Depchwa uri kunyumva? Depchwa uri kunyumva? Ndumva rero Depchwa ku murongo wa telefone, sinzi kuntu bigenze, ariko twarimo tugana no ku musozo bakunze Amazo TV rero. Ngira ngo rero mbabwire ngo mwewe tugeranye ku musozo w'ikiganiro cyacu, mwakoze cyane. Imana ibahe umugisha, kandi natwe nk'itsinda rigari ry'abanyamakuru ba Amazo TV tuba tubahabereye ni kuri ligne de front no mu zindi updates zigiye zitandukanye. Ubwo mbabwire ngo rero amakuru nakagaruka, murakoze cyane.